Ndagusuhuje mu karere ka Kamonyi habereye impanuka iteye ubwoba mu gihe abantu 9 bahise basiga ubuzima abandi 13 barakomereka ubwo umubyeyi arimo gutabaruka yaje kubwira umusore warimo kumutabara agerageza kumufasha ngo amukuremo arangije aramubwira ati rekera wa mwana we n'ubundi byandangiranye. Umukecuru ahita atabaruka. Uyu musore akimara gutabara uyu mukecuru akabona ko byanze nubwe yahise agira ikibazo cya trauma. Ibiganiro byose ugiye gutega amatwi ni kuri channel YouTube yitwa Kingdom JBTV ngiye bikugezaho urabizi nitwa Bonviva fakora kandi subscribe ndari kugira ngo nkugezaho amakuru hirya no hino ku isi agenda avugwa. Ngo wayikaze mu karere ka Kamonyi kandi ku muyoboro mugari wa internet. Impanuka rero ikaba ibaye tariki 19 Nyakanga uyu mwaka wa 2026. Impanuka rero ikaba yabaye ahagana mu masaha ya saa 11 ndetse na saa 12 n'igice hagati aho ngaho z'amanywa ku muhanda wa Kigali Muhanga. N'umuhanda uva Kigali ujya Muhanga. Rero iyi mpanuka akaba ariho yabereye. Iyi modoka rero ikaba yari minibus itwara abagenzi izwi nka Twegerane ubwo yavaga i Kigali yerekeza i Muhanga. Ikaba rero yagonganye n'imodoka ikamyo nini cyane izwi mu bwoko bwa Shackman. Yano makamyo rero akaba ari amakamyo akorerwa mu Bushinwa. Aya makamyo rero ukuntu ateye kugira ngo wiyumve neza iyi kamyo yahuye n'iyi minibus uburyo ki imeze. Ubundi Shackman ni uruganda nyine rukora amakamyo aremereye. Uruganda rero rukaba ari urwo mu Bushinwa, rukaba ruzwi cyane muri Afrika ndetse no mu Rwanda. Rukora amakamyo akoreshwa mu gutwara imizigo iremereye ndetse n'imirimo y'ubwubatsi ndetse no gutwara za essence n'amasima n'ibindi bicuruzwa. Hanyuma rero uru ruganda akaba ari rwo rwakoze iyi modoka yitwa Shackman. Iyi kamyo rero ya Shackman akaba ari rero yaje kuba ihura na Coaster cyangwa se minibus. Ubwo rero iyi minibus rero ikaba rero yari irimo abantu bakimara kugongana abantu 9 bahise bahasiga ubuzima mu gihe abandi bantu 13 bakomeretse ndetse bahita banajyanwa ku ivuriro bwo ku bitaro bya Kabgayi ndetse no mu bitaro bya Remera. Umbe ko yari impanuka iteye ubwoba kabisa. Ni impanuka rero ubwo bari barimo kubaza abari barimo kubatabara kubahutabazi. Umusore bamubajije ikintu gishobora kuba cyamuteye ubwoba muri iyo mpanuka. We avuga ko yari kugerageza gutabara umubyeyi ari kumukuramo. Noneho umubyeyi aramubwira ati mwana wanjye irekerere byarangiye, umwuka ni ntawo ndi kubyumva ko na byarangiye. Ubwo rero uwo mubyeyi rero akaba yaje guhita anahasiga ubuzima. Uwo musore rero nawe akavuga ati nicyo cyambabaje mu buzima ntazapfa nanibagiwe. Umuntu kumvira mu biganza ni ibintu ntazapfa nibagiwe mu buzima, nzahora nibuka nkazirikana. Ubwo rero iyi mpanuka rero ikindi ugomba kumenya nuko polisi y'u Rwanda yatangaje ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko umushoferi wa minibus yagerageje kunyura ku kindi kinyabiziga noneho icyo twita overtaking
noneho ntabwo yari yabanje kureba neza niba umuhanda imbere ye atekanye. Ubwo rero ngo yahise bya bindi byitwa kunyuraho ku yindi modoka kugira ngo ujye imbere, nibyo rero byaje kuba bimubaho. Ubwo rero ngo yahise agongana n'igikamyo cyavaga mu kindi cyerekezo. Amakuru rero ni uko nguko arimo kuvuga. Shoferi bishatse kuba ko yirukankaga cyane, kuko ubwo birumvikana ko yari ari mu mukono utaruwe, iyi kamyo yahise imwasa. Iyi minibus rero ni mu gihe yari itwaye abagenzi bagera muri 22 bose hamwe. Imodoka rero zangiritse bikomeye, kandi inzego z'umutekano zahise zitabara ndetse zikuraho ibinyabiziga kugira ngo umuhanda wongere gufungurwa. Rero ayo makuru ni uko nguko ameze. Ababuze ababo muri yino mpanuka mwihangane, ni uko nguko byari bimeze, nta kundi. Ubwo nyine Imana ni ko yari yabishatse. Abakomeretse namwe mwihangane, nta kundi. Ubwo ni ukubasengera mukongera mukagira ubuzima bufatika. Hanyuma ikindi nyabuneka tuburira n'abashoferi ni ukujya mugenda neza mu muhanda, nta kiba kibirukansa. Burya icyambere ni ubuzima. Yino yitwa Kingdom JBTV, ngiye kugeza biganiro bisi. Nitwa Bonviva. Wowe niba utarakanda subscribe igikande kugira ngo ujye ugenda ubona amakuru hirya no hino agenda avuga mu buryo bworoshye. Nanjye ndahari kugira ngo njye nkugezaho ayo makuru. It's you, man.